Ndabashuje mwese abana b'Imana aho muherereye ari hose ku isi. Imana yo mwijuru bahereza umugisha. Amazina ni Deni Ahimana. Twongeye kugaruka rero ahangaha tuvuga ijambo ry'Imana nkuko ijambo riri muri Tito gice cya mbere umurongo wa 5. Uyu munsi niwe tugiye gusoma, noneho tuganireho twumve icyo Imana yashatse kuvuga ahangaha. Ijambo riravuga ngo icyatumye ngusiga i Kreti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Imana ishimwe. Iri ni ijambo Pawulo yabwiye Tito ubwo yamuhaga inshingano zo gutunganya iby'itorero by'i Kreti. Ariko rero iri jambo icyo rishatse kutubwira, hari impamvu Imana yagushigaje, hari impamvu uriho, hari impamvu Imana yakuremye. Iyo mpamvu ni impamvu y'agaciro. Iyo utarayimenya ukora ibinyuranye n'icyatumye Imana igusigaza, kuko benshi baragiye kandi urasigara, kandi nawe uri umugabo wo kubihamya. Niyo mpamvu rero icyatumye Imana igusigaza, Imana yari yaremye isi yose, igenda yubaka ibyo yashaka ko bibaho byose, ibishyira ku isi, ariko iradusigaza kugira ngo tuzakomeze umugambi w'Imana. Niyo mpamvu rero iri jambo ririmo ibintu byinshi cyane, rikubiyemo ibintu byinshi cyane. Hari impamvu Imana yakugize uri uyu munsi. Iyo mpamvu rero utarayimenya utandukana nayo, kandi ugasigara nawe ubwawe uri mu mwanya utakagombye kuba uriho. Niyo mpamvu rero icyatumye Imana igusigaza ni ukugira ngo wigire ku bandi, nawe ubwawe ugire ibyo wakora. Abantu benshi bari gukora ibintu, kandi ibintu bitandukanye n'umuhamagaro wabo cyangwa se n'inshingano Imana yabahaye, kandi ibyo ngibyo byose Imana izabibabaza. Niyo mpamvu rero nimba ushaka kuba Imana yaragusigarije kugira ngo ube umuyobozi mwiza urenze abandi bayobozi bose bariho, nuko ugomba kwigira ku Mana, ukigira kuri Yesu, ukigira no ku Mwuka Wera. Nicyo cyatumye Imana igusigaza, ni ukugira ngo uhishurirwe neza yuko kugira ngo umuntu abe umuyobozi mwiza, nuko yigira kutanga ubuyobozi ari we Mana. Kandi nanone Yesu Kristo yerekanye urugero rwiza rwo kuba umuyobozi mwiza. Niyo mpamvu rero wisunge n'Umwuka Wera aguhishurire ube umuyobozi mwiza uvuzweho n'Imana. Iri ni ibanga rero abantu benshi bahishuriwe, abakire benshi bahishuriwe, barangije baragenda baba abayobozi bakomeye, kubera ko bahishuriwe neza yuko ubuyobozi bwa mbere buturuka ku Mana no kuri Yesu ndetse no ku Mwuka Wera. Nawe niba ushaka kuba umuyobozi mwiza, Imana yagushigarije kugira ngo uzabe umuyobozi mwiza uhagarariye Imana. Niyo mpamvu rero umuntu wa mbere wabaye umwami ni Sawuli. Iyo ushatse kugira ngo rero ukomere, ube igikomangoma, ube umwami, wigira ku babaye abami mbere y'ibindi byose, ukabanza ukamenya ngo abami babaho bate, ukagenda ugakurira ibwami nk'uko Mose yakuriye ibwami, kugira ngo kubasha kuyobora ubwoko bwa Isiraheli. Niyo mpamvu rero nta kintu kiriho kuri iyi si abantu bari kuvumbura usibye ibyatanzwe n'Imana gusa. Baragenda bakabisoma, babisoma muri Bibiliya, bakagenda bakapurika, bakagenda bakabishyira mu bikorwa, noneho barangiza bakagenda bagatanga akazi ku bandi batabashije kugira gusoma iryo jambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero umwami wa mbere yabaye Sawuli, ariko umuhinzi wa mbere, abahinzi ba mbere, kandi tuzi ko abahinzi bariho bigiye bitandukanye, ariko abantu batangiye guhinga bwa mbere ni Adamu na Eva ndetse na Kayini. Nibo bantu ba mbere babashije guhinga. Iyo ushatse ko umuhinzi mwiza wigira kuri bano, ntabwo wigira kuri aba ngabo usanga uzi.
hoya, ahubwo wigira kuri bariya. Uko bakoraga nawe niko ugomba gukora, nawe ukagera gute, ukaba umuhinzi mwiza ushingiye ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero nta wundi ushatse nanone kutaba umuhinzi ugashaka kuba umwubatsi. Ushatse kuba umwubatsi wagenda ukigira kuri Nowa ukuntu yubatse itaje. Nta wundi muntu urubaka itaje akayubaka ari itaje igeretse gatatu. Icyo gihe rero abantu bose b'abanjiniyeri bose aho bava bakagera bigiye kuri Nowa, babona ukuntu yabigenje, nabo baragenda barapurika. Uyu munsi nanone dufite abanjiniya benshi bagiye batandukanye. N'ahangaha rero bakuye ubwubatsi cyangwa se n'ubutekinisiye bugiye butandukanye. Niyo mpamvu rero umukire wa mbere wabayeho, umukire wa mbere, niba ushaka kuba umukire ugomba kwigira kuri Aburahamu na Isaka na Yakobo ndetse na Yobu. Abo bose bari abakire ku buryo bukomeye cyane. Niyo mpamvu rero niba ushaka kuba umukire, igira kuri Aburahamu azagutuma uba umukire. Niba ushaka kuba umukire, igira kuri Isaka na Yakobo ndetse na Yobu, nawe nurangiza bizatuma uba umukire. Nicyo cyatumye Imana igusigaza, kugira ngo uzumve ibi ngibi, numara kubyiga umenye yuko nta kintu na kimwe abantu bose bazanye ku isi usibye ibyo barebye, barangiza bakabishyira mu bikorwa, byarangiza bikabyara umusaruro. Uyu munsi wa none bakaba ari abantu bakomeye, akaba ari abantu bakaze, bakaba ari abantu twifuza. Niyo mpamvu rero uyu mwanya nawe kubwira ijambo ry'Imana umenye neza yuko abakire ba mbere babayeho ari abo muri Bibiliya. Umworozi wa mbere wabayeho ni Abeli. Rero ushatse kuba aborozi bose, dufite abantu benshi b'abahanga mu korora. Rero kugira ngo borore ntabwo aribo babihanze, ahubwo barebye abababanjirije, barangije baragenda baba aborozi bakomeye. Ushatse kuba umworozi ukomeye, igira kuri Abeli, uzatuma uba umworozi ukomeye. Uzagenda ugira ingamiya nk'uko Yobu yari azifite, ugire amatungo nk'uko Aburahamu yari ayafite. Rero ntabwo wavuga ngo wakurikiye Imana ngo nurangiza ngo urakennye, ahubwo ukena kubera yuko utamenye ibi ngibi, utamenye icyatumye Imana igusigaza. Hari aho ngaho bizatuma uba umworozi w'icyitegererezo, Imana ikakwishimira. Niyo mpamvu rero ushatse kwiga wakigira kuri Abeli, niwe wabaye umworozi udasanzwe. Rero uwundi muntu wabaye umuntu udasanzwe ni umuntu wabaye umuhigi wa mbere yabaye Esawu. Ntabwo abahigi aho bava bakagera ni ukubihitamo byose, ariko mu by'ukuri udahisemo kuba umworozi, ntuhitemo kuba umwami, ntuhitemo kuba umuntu w'umukire. Bamwe bihitiramo kuba abahigi. Rero nta handi byavuye usibye kuri Esawu niwe ujya guhiga. Rero ushobora kuba udahisemo ibi ngibi byose, Imana atari byiguhamagarira, ariko ukemera kuba umucuranzi, ukagera kuri za piano, ukagera kuri za senti, ukagera ku byuma. Nta handi biva rero, ni kuri Dawidi niwe wari umucuranzi, akaba n'umuririmbyi ukomeye. Niyo mpamvu rero ushatse kuba umuririmbyi ukomeye cyangwa se umucuranzi ukomeye, uragenda ukigira kuri Dawidi. Ibyo bituma ubikora neza kuruta uko uri kubikora uyu munsi. Niyo mpamvu rero ushatse kuba umuririmbyi ukomeye, wakigira kuri Dawidi ndetse na Miriyamu. Rero ushatse kuba umuririmbyi ukomeye, wakigira kuri Dawidi ndetse na Miriyamu. Ubwo baririmbiraga Imana, umwitero wa Dawidi ukagwa. Ubwo Miriyamu yaririmbaga ngo ifarashi n'uwihetse, Imana yabiroshye mu nyanja, indirimbo y'amashimwe ikaboneka. Niyo mpamvu rero ushaka kuba umuririmbyi, igera kuri aba ngaba. Rero umutambyi wa mbere wabayeho ni Melisedeki. Ushobora kuba udafite umuhamagaro w'iyo ngiyo yose navuze, ariko ukaba ufite umuhamagaro wo kuba umutambyi. Igira kuri Melisedeki, niwe mutambyi wabaye wa mbere. Nurangiza wiga amateka ye, wiga uko yabigenje, ugende wapurike, bizabyara umusaruro kuruta abatambyi turi kubona ubu, kuruta abapasiteri turi kubona ubu uyu munsi wa none. Nuko batigeze bamenya yuko Melisedeki ariwe mutambyi wabayeho wa mbere. Niyo mpamvu wowe ubwawe Imana nimba iguhamagara ku mutambyi utandukanye nabo turi kubona uyu munsi wa none. Rero Imana yo mu ijuru
ikugirire neza kandi Imana yo mu ijuru ikwishimire. Umuntu wa mbere washinze ishuri bwa mbere ni Eliya ndetse na Elisa. Abo ngabo ushobora kuba ufite umuhamagaro wo kuvuga ngo nzashinga ikigo cy'ishuri, nzashinga nursery, nzashinga primary, nzashinga secondary, nzashinga university. Ibyo byose igira kuri Eliya ndetse na Elisa. Abo ngabo nibo bashinze ishuri. Niyo mpamvu rero bamwe barabibonye ngo ryari ishuri ry'abahanuzi, barangiye bahita bavuga ngo umuntu yakuramo na siyansi bigakunda, umuntu yakwigisha na teoloji bigakunda, umuntu yakura byinshi bigiye bitandukanye, ariko ashingiye kuri ibi ngibi. Rero ishuri ry'abahanuzi, ishuri rya Eliya ndetse na Elisa, niryo shuri ryabayeho. Abantu bose bahita bakuramo amashuri. Niyo mpamvu dufite abana bajya ku ishuri bakiga primaire, bakiga secondaire, bakiga universite. Aho hose za siyanse niho zagiye zituruka. Aho ngaho hose ubuvumbuzi abantu bagenda bavumbura, ariko bashingiye yuko umuntu yashinga ishuri bigakunda. Niyo mpamvu rero niba ufite umuhamagaro wo gushinga ishuri, Imana yo mu ijuru ikugiriye neza, ushingire kuri aha ngaha. Rero umuhanzi wa mbere wabayeho, nimba ufite impano y'ubuhanzi, umuhanzi wa mbere wabayeho ni Imana. Yo yahanze isi n'ijuru n'ibirimo byose. Imana yarangiza ikabihanga. Nawe warabugaba umuhanzi, ariko Imana niyo yakubanjirije. Ugomba kwigira ku Mana kugira ngo ube umuhanzi mwiza w'icyerekezo cyiza, ufite ejo hazaza kandi ufite gahunda yo kuvuga ngo urahangira aha, kandi Imana yo mu ijuru uyihesha icyubahiro. Niyo mpamvu rero icyo Imana iguhamagara icyo ari cyo cyose ukwiriye kubikora. Rero wakibaza ngo umutoza wa mbere wabayeho ni Eliya na Elisa ndetse na Yohana ndetse na Yesu. Eliya na Elisa bo batozaga abahanuzi, ariko Yesu na Yohana bari abigishwa. Batozaga abigishwa kugira ngo ubutumwa bwiza bugumye bwamamare ku isi hose. Niyo mpamvu rero abatoza gutraininga, amahugurwa atandukanye n'ahangaha yaturutse. Nimba nawe ubifite muri gahunda, ukomeze usome Bibiliya, urebe neza, bizatuma nawe uba umutoza mwiza kandi ufite icyerekezo cy'ejo hazaza. Niyo mpamvu rero ushobora kuba ibyo ngibyo byose utabifite, Imana itabiguhamagarira, ariko noneho ukaba ushaka kuba umucuruzi wa mbere mwiza wabayeho ni Aburahamu. Imana yamuhamagaye ari umucuruzi, niyo mpamvu ubutunzi yabubonye. Rero nta kuntu wakicara ngo uri umukristo ariko nta kintu ukora. Birasaba yuko uba umucuruzi nka Aburahamu, kandi Aburahamu niwe sokuruza w'abizera bose. Kuki se yacuruzaga? Noneho yarangiza ba Pawulo bakabamba amahema kugira ngo babeho. Nawe rero kugira ngo utere imbere mu mwuka ndetse no mu mubiri, nimba ufite impano yo gucuruza ntuyihagarike, ahubwo ucuruze bishingiye ku ijambo ry'Imana. Ubikore nk'uko Aburahamu yabikoraga, nawe uzahinduka umukire w'icyitegererezo kandi Imana izakugirira neza. Rero wakibaza ngo abaganga bavuye. Abaganga rero, umuntu wabaye umuganga wa mbere wabayeho ni Luka. Imana yamuhamagaye ari umuganga. Niyo mpamvu rero tubona abaganga abangaba basanzwe bari kugenda bavura abantu. Rero niba ufite umuhamagaro wo kugira ngo ushinge ibitaro, rero igera kuri Luka, nawe azakugeza hagiye hatandukanye. Aya ni amabanga abakire bahisha abakene kugira ngo batazatera imbere, kugira ngo bazabahereza akazi. Rero niyo mpamvu nawe icyo Imana iguhamagarira, icyatumye gusiga ikereti, ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi nawe ushinga ibintu bibeho, uba umuntu uhanga ibintu bishasha, we kugumya gukorera abandi. Icyo Imana igushakaho ni icyo ngicyo. Niyo mpamvu rero niba ushaka kuba umuganga, nawe igira kuri Luka. Umwarimu mwiza yabayeho ni Yesu ndetse n'Umwuka Wera. Niba ushaka kuba umwarimu mwiza, umwigisha mwiza, egera Yesu, wegere n'Umwuka Wera, bazatuma ibyo byose ubigeraho. Niyo mpamvu rero ibyo ngibyo byose nibyo Imana iduhamagarira. Ushobora kuba uri umunyabugeni, cyangwa se ushaka kuba umunyabugeni, cyangwa se ushaka kuba umuntu w'umukorikori, nta handi biva. Ni Imana ihanga ibyo ngibyo, ni Imana ibikora, ni Imana ibitanga. Emerera Imana ikuyobore, kuko nibyo niho bikomoka.
niyo mpamvu rero nimba ushaka kuba umurobyi egera soma ibitabo bya Petero, wegere Petero aragufasha. Bibiliya yaravuze ngo Petero yari umurobyi w'amafi, Imana imuhindurira kuba umurobyi w'abantu. Nawe Imana iguhindurira akazi, nawe Imana iguhindurira imibereho, nawe uhinduke umurobyi uroba bigakunda, kugira ngo nawe ubwawe witeze imbere, uteze umuryango wawe imbere, uteze igihugu cyawe imbere, uteze ubuzima bwawe imbere, kandi ukora icyo Imana yakuremeye gukora. Niyo mpamvu rero ibyo byose Imana nibyo igushakaho. Ikoranabuhanga rya mbere ryabayeho ni rya Yesu. Yesu ubwo yahazaga abantu 5,000 ku mafi 2 n'imigati 5. Ikoranabuhanga rya mbere ryabayeho n'iryo. Irindi koranabuhanga ryabayeho ni Petero wabwirije abantu 3,000 bigakizwa nta mikrofone afite. Izo ni imbaraga z'Imana. Iryo ni ikoranabuhanga ridasanzwe. Filipo wabwirizaga hangaha mu kandi kanya mu munota umwe bakamubona mu kandi gace, nta muntu uzi uko yagiye. Iryo ni ikoranabuhanga. Niyo mpamvu rero niba ushaka kugira ngo umenye ikoranabuhanga birushijeho, sengera muri iri jambo, uvuge ngo Mana, icyatumye unsigaza ni igiki? Icyatumye ayo magambo myumvishe ni ukubera iki? Icyatumye gusiga ikereti ni ukugira ngo utunganye byasigaye bidatunganye. Niwo mugambi Imana igufiteho, kandi nicyo Imana yatumye iri jambo riza ku buzima bwawe. Rero nawe ubwawe igira ahangaha kugira ngo Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Wakibaza ngo abatayeri bava hehe? Umutayeri wa mbere wabayeho ni Imana. Ni Adamu wiremeye mu bibabi by'umutini umwambaro. Imana ibirebye ibona wasi umwambaro ukwiye. Imana nanone irongera ishinga, irongera izana umwambaro, irawudoda, irawubambika. Niyo mpamvu rero ushaka ko umutayeri mwiza, emera Imana ikwigishe, guhereze modeli zidasanzwe, iguhishurire. Ureke kubikora ukopeye abandi, ureke kuba warabyigishijwe n'abandi, aho ushaka kwigishwa n'Imana. Kandi Imana izakugirira neza, Imana izaguha gutera imbere mu buryo budasanzwe. Niyo mpamvu rero ushaka kuba umutayeri nuko nguko wabikora. Ushaka kuba umunyabwenge wakigira kuri Salomo. Salomo niwe munyabwenge, kandi ubwenge iyo bwaje n'ubutunzi buraza. Rero igira kuri Salomo, nawe Imana iguha ubwenge, uyisaba ubwenge kugira ngo Imana yamugire kugire neza. Washaka kuba umusirikare, ntabwo waba umusirikare ngo umusirikare ukomeye cyane. Igira kuri Yosuwa. Yosuwa niwe wari umusirikare ukomeye cyane, aho yari ari ku rugamba, yarangiza akabona intambara yabaye intambara, yarangiza agahagarika izuba rigahagarara, marayika w'Uwiteka akaza akamubaza ngo ese uri uwo mu babisha bacu cyangwa uri uwo mu bacu? Aho ngaho yari ku rugamba, bari mu rugendo bajya i Kanani. Nicyo rero Imana igushakaho. Irashaka yuko wagira uwo wigiraho kugira ngo ugere aho ushaka ko Imana yashatse yuko wagera. Imana yo mu ijuru ikugirire neza, kandi Imana yo mu ijuru ikwiyereke. Ibi ni bikeya na Imana yavuze, cyangwa se nawe ubwawe wagenda ureba byinshi, ukagira reference zigiye zitandukanye, kandi nawe wakigiraho muri Bibiliya. Abandi bose bagiye babigiraho bagera kure cyane. Nawe Imana yashaka yuko wagera kure cyane. Nicyo cyatumye Imana igusiga ikereti, niko kazi Imana yaguteguriye, kuko uri mu byo abantu baguteguriye, ariko icyo Imana yaguteguriye ni icyo ngicyo. We gusa reba wowe wakigiraho, ntuvuge ngo akazi karabuze, ahubwo nawe gahange, nawe ubwawe hishurirwa. Imana yo mu ijuru irashaka gukoresha, iguhindura umukire ukomeye. Nawe ubwawe isi yose izamenya yuko nawe ubwawe Imana yaguhamagaye, kandi ikaguha umuhamagaro ushingiye ku ijambo ry'Imana. Cyatumye rero Imana igusiga ikereti no kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Cyatumye gusiga mu muryango wawe, cyatumye gusiga uvukira mu Rwanda, cyatumye uvukira hanze y'igihugu, icyatumye uvuga Ikinyarwanda, cyatumye uvuga Icyongereza, ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha nimba ufashe icyo cyemezo cyo kugira ngo nawe ubwawe ugendere kuri no jambo,
ry'Imana. Imana yamujije kugirire neza. Amen.